ariko umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru mfite umuntu mvugira imbere y'Imana. Iki gitondo reka dusenge ubwira Imana ngo Mana Yesu Kristo mvugira imbere y'Imana. Satani ahora andega, Satani ahora asaba, ariko iki gitondo ikintu cyose Satani yasabye ku buzima bwanjye ndakimwambuye. Igihe cyose nabaye bize, igihe cyose nabuze umwanya, igihe cyose ntagiye mu busabane n'Imana, nkabura umwanya wo gusabana n'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, umwanya nabuze imbere y'Imana, umwanya nabuze mu busabane n'Imana, Satani akajya imbere y'Imana agasaba